Yo guys, ndashaka kugira ngo mbereke ikintu cyagufasha kugira ngo ugitangira channel uhite ubona aba subscribers 1000 ndetse na watch time 4000, ubundi utangire kurya mula, utangire kurya amadolari, utangire kurya ku mafaranga. Tudatinze cyane rero nabahaye ikaze hano kuri Nitwa. Niba ubona utarakoze subscribe kandi subscribe, niba utarakoze share uyikore, comment, like n'ibindi kugira ngo menye ikindi kintu mukeneye mbashe kukibagezaho kugira ngo amafaranga tuyasangire. Amadolari sinjye wayaremye nayasanzeho, ariko ndashaka kugira ngo sinijye ngenyine ahubwo tuyasangire. Icyambere ugomba kubanza ugakreya channel ndetse ukayiha strong password, ukayishyiraho profile ibikuranga nyine nkawe, kugira ngo nujya gukora AdSense kugira ngo bitazakugora bakubaza amazina n'ibiki n'ibiki. Icya kabiri ugomba kwitanga ugaha umwanya ibintu ukora, nimba ari video, nimba ari documentaire, nimba ari icyo ukitanga. Ubwo ako karakantu ka introduction kuri channel, ubundi reka dukomeze. Icyambere cyatari nyine cyagufasha ugahita ukura vuba vuba kumenya abagenerwabikorwa bawe, target audience. Iyo wamenye audience yawe cyangwa se abagenerwabikorwa, ukamenya n'iki bashaka, ukamenya n'iki ugomba kubaha, icyo gihe birakorohera no kugira ngo umenye ikintu, umenye ukuntu uploads zawe cyangwa se video ugenda uploadinga zigenda zikurikirana episode kuri episode. Upfa kuba wamaze kumenya ngo ese audience yanjye ni abana, ni abantu bakuru, ni abagore, ni abagabo. Icya kabiri banza wowe utekereza uti mbere yuko ntekereza kubona amafaranga ndahereza icyo abantu bankurikira kugira ngo bajye bakomeza no kundeba uko umunsi ukomeza, kugira ngo ubikora ubikunze, ukorane urukundo, ubashe no kubahereza ibintu bifite ireme. Iyo bitaye ku nyungu cyane birangira product zawe zitabashe kugera ku babigenewe cyangwa se zibashe kuba successful. Ikindi kumenya isaha yo gusohorera ikintu, audience analysis. Iyo umaze kumenya ngo audience yanjye cyangwa se abankurikira bajya online ryari, bankurikira na ryari, bava mu kazi ryari, ibintu nk'ibyo, umenya n'igihe uri kurira video yawe. Ikindi premiere ya uploads, jya ufata video zawe uzikorera icyo bita premiere, zijye zitangira kurebwa babona ari ibintu biri live. Premiering bifasha nyine trust ndetse notification cyangwa se message YouTube yohereza ku bantu bakoze subscribe yawe ihita ibageraho kurusha uko waka uploadinga bisanzwe. Nzabakorana video ya premiering videos ukuntu bikorwa. Ikindi koresha cards iyo uri ku uploading ukoresheje Google Chrome urabibona, kuko ni ukuntu uploadinga noneho ukakoresha video isanzwe uri ku uploadinga ushaka kwamamaza isanzwe ihari itaraperforminze neza cyangwa se itararebye cyane, ku buryo umuntu iyo atangiye kureba video ahita abona akamesaje. Ndagira ngo murabibone iyo muri kureba video hari akamesaje kaza kakubwira ngo new upload. Ako ngako ari ukuntu babikora, nabyo nzabibakorera mbibereke. Ikindi menya akamaro ka description. Mu gihe uri ku uploadinga kuri YouTube hari ahantu munsi y'abanditse description ugomba gusobanura video yawe, ndetse ugashipininga link kugira ngo abantu babashe kubona indi video ihari n'ubundi, cyangwa se izindi link z'umuntu uri kwamamariza cyangwa se izindi mbuga zawe. Ikindi ugashyiramo aho bagusanga contact, ibiki, email, kugira ngo babashe kukubona, babashe kukubaza ibibazo bimwe na bimwe. Ikindi koresha izindi mbuga wamamaza YouTube channel. Gerageza ukoresha WhatsApp usharinga, ukoresha TikTok, ukoresha Instagram, ukoresha n'izindi mbuga. Ugenda utanga link ya channel yawe bayisure, cyangwa se link ya video yawe. Ibyo byo ntabwo ari ngombwa kubijyamo cyane. Ikindi kujya uploadinga shorts. Mu gihe yego wakoze video nziza igaragara, yego babikunze, ariko gerageza, kuko video zisanzwe ntabwo zikunda kuzamura abasubscribe cyane. Gerageza ufate n'utu video dukeya, kugira ngo umuntu bita Emma Claudine muramubona cyane akunze gukora n'udu shorts kurusha n'amavideo.
ugakatinga utuvidewo dutoya ukajya utwapodinga, dufasha abantu kumva vuba kuko ntabwo tuba duteye ubute tw'amasegonda 60, 30, 15, bigatuma bakwiyumvamo cyane kuko abantu bakunda umuntu utanga message directly apana umuntu uzaca muri detail. Bityo rero utwo tuvidewo duto tugufasha kuba wazamuka vuba ndetse n'abasubscribers bakakwizereramo bakaziguha koko. Ibihe byiza rero ni nitwa Ryan, mukore subscribe, share, like na comment kugira ngo tubashe kumenya n'ibindi mukeneye kugira ngo tujye tubibakorera.